Wahisemo neza gukurikira Alliance Official, amahoro y'Imana abane namwe aho waba uherereye hose. Upfa kuba udukurikirana udukunda, Imana iguhereze umugisha. Turasabira umugisha abantu bajya baduhamagara bakatubwira ukuntu biri kugenda, abo twasenganye bose tubifurije guhura n'umugisha w'Imana, tubifurije guhirwa, amahoro y'Imana abane namwe. Turi gusuhuza abantu bose baherereye mu mpande enye z'isi badukurikirana, batwereka ko batwitayeho. Turabingingira ngo amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi twakoze urugendo tujya gushaka umutumirwa, yaratwandikira atubwiye yuko afite ubuhamya. Ni umusore ushima Imana, ufite ubuhamya bwafasha bwe benshi. Niyo mpamvu twifuje kumuzana kuri kamera za Alliance Official kugira tuganirize. Muraho neza? Turaho turakomeye. Kutari guseka. Ariko guseka nyine biza mu muntu, ni ibiri muri kamere y'umuntu. Guseka ndabikunda cyane kandi byongera iminsi yo kubaho. Mba ngomba guseka. Amakuru se? Meza cyane. Umeze neza? Turashima. Akazuba k'irubavu kari kukugeraho? Izuba ryo i Rubavu ritumereye nabi. Ariko nta kundi, niko Imana iba yarabisetinze. Okay. Watubwira amazina yawe kuko ngewe nshobora kuba nkuzi, ariko abadukurikiye kuri kamera za Alliance Official ni ubwa mbere bakubonye, watangira ubibwira. Amazina yanjye nitwa Niyonkuru Jean Claude. Nkaba nsengera mu itorero y'Abaporoso. Abaporoso, ariko ubuhamya ngiye kubaha ntabwo ubuhamya bureba idini, ahubwo ubuhamya ni ubureba wowe, ni ubureba njyewe, ni ubugufasha kugira ngo dukomeze urugendo rugana mu ijuru, tuvuga n'ibitangaza n'imirimo Imana igenda idukorera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze. Yego. Urakoze cyane kutwibwira. Turakwakiriye, watangira utubwira ubuhamya, ariko mu bimenyere tugiye kubanza twasenga kugira Imana ize kubana natwe. Watangira dusengera. Dusengera. Njyewe iyo ngiye gusenga kenshi nkunda kubwira abantu n'abadukurikiye hirya no hino, mwegeranye umutima, ushyiremo ukwizera, kuko isengesho riri mu kwizera niryo rikora. Isengesho ritari mu kwizera aba ari imfabusa. Iyo uri gusenga uba umeze nk'umuntu uri kuduhira mu matwi y'abantu. Iyo uri gusengana n'abantu batizeye uba umeze nk'uri kuduhira mu matwi yabo, kuko akenshi n'isengesho rikunda kubarambira kubera ko nta kwizera baba bafite. Mureke rero dusenge, duhombeke amaso yacu. Mana Data muremyi w'isi n'ijuru, turagushimye uyu munsi wa none ko wongeye kubana natwe. Turagushimiye muri iki gicamunsi cy'amanywa ko watubanye natwe kandi twabonye imbabazi zawe. Waduhaye icyo kurya, waduhaye icyo kunywa. Mana Data ntacyo twagushinza. Niwe waremye isi n'ijuru, urema ukwezi n'inyenyeri, urema inyanja mwami mwiza, urema n'ibiturisi byose. Natwe we wahaye ubuzima bwacu, ukabuduha ku buntu ntacyo dutanze, ukaturema mu ishusho yawe, nta na hamwe dutandukanye. Mwami mwiza nyiringabo Imana, niyo mpamvu tuje kuvuga imirimo yawe n'ibyo wadukoreye, n'aho wadukuye n'ibyo waturinze byose byari kuduhitana, ukatubera amaso. Haleluya. Uwiteka Mana nzima, ni wowe wera kandi uzahora wera iteka ryose. Amen. Ufite ububasha bwo guhamagara umuntu uwo ari we wese uri hano kuri iyi si. Ufite imbaraga zihambaye zimira izindi mbaraga z'umwijima. Komeza rero wigaragaze muri iki kiganiro cyacu, ntaba ari njyewe ahubwo aba ari wowe wo kugaragara hano hantu. Ugaragaze ubutware n'ubushobozi, kandi uduhe kuvuga nta na kimwe tushyizemo, nta bwiyemezi, nta myikakazo, nta kwishushanya, ahubwo tubivuga uko biri nk'uko wabidukoreye. Haleluya. Urakoze rero Data nyiringabo Imana, tuje imbere yawe. Komeza uduhe kwihangana no gukomera muri iyi si dutuyemo, kandi uturinde ibishuko bigiye bitandukanye. Hari benshi bagiye basubira inyuma muri iyi myaka yatambutse, ariko natwe turagushimiye ko ujya uturinda amanywa n'ijoro. Ujya uturinda amanywa n'ijoro kandi tudafite imbaraga zihambaye, tudafite amafaranga cyangwa se ibindi, tudafite ibindi turusha abandi bantu, ahubwo ari uko wadukunze kuruta abandi. Urakoze rero Mwami mwiza,
nyemerera ubane nanjye, bisabye ngize mu izina ryawe Yesu umwami wacu. amen. Watangira ukatugezaho ubuhamya. Nizere ko aho uri hose umeze neza. Ubuhamya bwanjye ku giti cyanjye, nta wundi muntu uri ku ruhande wabuntangira, ni njyewe ubwanjye n'amarangamutima yanjye ngomba kubutanga. Ubuhamya bwanjye rero buteye gutya. Umusore mu buzima busanzwe, umusore akura ashakisha amafaranga, ajya guhiga hirya no hino kugira ngo arebe ko ubuzima bwahinduka, dore ko tuba tutanavukira no mu miryango ikize, ngo tube twabasha wenda nko kuba twabona ayo mafaranga bitatugoye, ariko amafaranga tugashyiramo umwete kugira ngo tuyabone. Ariko mu mwuga gushaka amafaranga ntago uko ubitekereza ariko bigenda. Hari imbogamizi nyinshi zimwe na zimwe zikugonga, bigatuma uhangayika se cyangwa se uba mu buzima bubi bugoye. Sinzi niba imusambira mu karere ka Kamonyi niba muhazi, abahazi ubwo bazatwandikira muri komenti bakatubwira. Ni ahantu, ariko abantu bo muri za Kigali barahazi, kuko hari imicanga imwe n'imwe bajya bamena, usanga nko ku mashansi akavuga ati, bakawureba bakavuga ati umucanga n'uwa Kayumbu, n'uwa Kayumbu kabisa. Nanjye nakoraga rero imirimo ijyanye no gutunda imicanga, nyinura mu mazi nkayishyira imusozi, ubwo mu gitondo nkayizindukiraho nkayitunda nkayijyana ku muhanda, ubwo imodoka ikaza ikayidepoza, ikayidepoza za Kigali, ikajya kuyicuruzayo. Nanjye nakoraga rero muri ubwo buryo. Ubwo rero kuba muri ubwo buzima bwo gutunda uwo mucanga, nari mbayeho mpangayitse. Urabona gufata nk'ibiro, umufuka wa kilo 50 uriya w'isukari, kuwupakiramo umucanga wuzuye, ugatunda imifuka 50, bakaguha inote ya 2,500. Murumva ko byari imvune kugira ngo uzagwize ayo mafaranga 2,500 utunda uwo mucanga ungana gutyo. Byabaga bigoye cyane pe, byabaga bigoye ku buryo urutugu rwanjye mubona, ni uko wenda Imana yangiriye neza ikama n'akazi keza, ariko hano nari narazanye ikintu bita urukoko. Harabaye umukara, haragihazaho icyo bita kentusi, niko abakaratika numva bakunda kuvuga. Haromotse, ariko Imana yantije ubuzima, nyine mba muri ubwo buzima. Tugeze aho tubona umusaza, twabonaga ari umusaza wiyubashye, umusaza ubona ko ari umuntu utazana ibintu by'uburyarya cyangwa se uburiganya. Twari turimo dutunda nko mu masaa 7, twagiye kubona tubona uwo musaza aramanutse ku musozi, abadusanze aho ngaho. Harimo mu masaa 7, urumva buri umwe wese aba arimo akaraba yiyangura agira ngo atahe ajye kuramira igifu, n'inzara ibimeze nabi. Uwo musaza rero abaraje aratwegereye twicaye, aratubwira ati, muri kubona ubu buzima bwo gutunda imicanga muzabubamo kugeza ryari? Mubona bafitiye impuhwe. Tubona dufitiye impuhwe zikomeye. Turavuga ati, uyu musaza rwose wanze agiye kuduhindura ubuzima uko bimeze kose. Uwo musaza aratuganiriza, aratubwira ati, rero hari ahantu nababoneye akazi ko gucukura imiferege mu karere ka Ruhango. Ruhango abantu benshi barahazi, ko gucukura imiferege. Ubwo gucukura imiferege, kubera ko mu Ruhango ni ahantu hakunze kuba n'imisozi, noneho iyo misozi bagombaga gucukuramo ibinogo bifata y'amazi, ibinogo bifata y'amazi kugira ngo isuri itazatwara abantu bari hepfo. Nuko imiferege rero uko byagenze, twaramwumviye nk'uko bisanzwe. Umuntu w'umusaza ntabwo wakanga kumwumvira, wumva ko agiye kuguhindura ubuzima. Noneho
ntabwo wakizera ko anakubeshya. yego. Umusaza twaramwumviye, aduha gahunda y'ukuntu akazi gateye, aduha n'igihe tuzazira mu kazi. Aratubwira ati ku wa kane saa 9 z'ijoro buri umwe wese azabe yiteguye ikintu cyose azaba yifashisha aho hantu azaba agiye, kuko baratubwiraga ngo gucukura santimetero, umwobo wabaga ufite santimetero 60 mu bujyakuzimu, noneho mu butambike gutya akaba ari metero 8. yego. kandi muri iyo metero uko muri izo meziri uko ziteye ni 2,500. 2,500. byari 2,500. turavuga ati ibyo ari byo byose, niba ushobora kugera nk'ahantu horoshye, ushobora no gukorera 5, 10, 15, kuko santimetero 60 ujya kuzimu ntabwo ari ndende cyane. So umusaza turamwumvira rero, turagenda saa 9 z'ijoro ku wa kane nibwo twamugezeho. saa 9 z'ijoro nibwo twamugezeho. tumaze kumugeraho aratubwira ati sekunda mwese mutuzuye, dutegerezeho abandi. twabategerejeho nk'iminota 5 tubona ntibaje. saa 9:05 nibwo twahagurutse. noneho mwayo masaha yarimo atubwira ati dutegereze n'imodoka iraza kudufata itujyane. yego. imodoka ntiyaje, yaratubeshye nyine. aratubwira yari yababwiye yuko ari bubohereze imodoka yo kubatwara. yari yabidusabye, yari yabitubwiye. ubwo tubyizera gutya. imodoka ntago yaje. aratubwira ati tugende, imodoka turahurira nayo mu nzira. imodoka rero ntago yaje. twaragiye turagenda, turaruha, turenga imisozi n'imisozi. twari kumwe n'abapapa bakuze, turi kumwe n'abasore nka 5. umva, turagenda turaruha, ibirenge birabyimba, tuzana. noneho hari ikintu nabonye, hari ikintu nabonye. buri umugabo inzara imukubita vuba. ni ukuri umugabo asonza vuba. umugabo usonza nabi. noneho twageze nko mu masaha 7, twageze mu isoko rya Vunga mu masaha ya saa 7 gutyo, saa 8. noneho n'ubu bakibabwiraga imodoka murahurira nayo ngo turahura nayo. ariko ubwo mwayo masaha twe twarangije gutakaza icyizere cy'imodoka rwose. ntabwo twabaga tukirambijeho kuko twari twiyemeje urugendo nyine. so mw'urwo rugendo rero, ubwo umusaza nawe twarajyanye, nawe twari turi kumwe, yewe hari harimo n'umuhungu we. uwo musaza ugiye kubaha akazi nawe twari turi, nawe ari kugenda n'amaguru. nawe twari turi kumwe. ariko we ni business ubundi yari asanzwe akora. nuza gukurikirana iki kiganiro ukakirangiza cyose, uraza kumenya ko ni business ubundi yakoraga. uraza kumenya neza n'uburyo twaje kugaruka. so ubwo rero twageze mu isoko rya Vunga saa 8. hari harimo umugabo cyakoza wari witanze, yari afitemo isafuriya, y'imyumbati y'ingereke. yihembye. niyo yari yarayatetse, yanga kuyisiga mu nzu kuko nta muntu yari asize mu nzu. aravuga ati reka nyijyane, ningeraho nanirwa wenda ndayirya. ubwo twatse resitora, tumaze kwaka resitora turicara, ya myumbati turayirya. tumaze kuyirya baduha amazi turasomeza. n'ubwo umusaza we yahise ajya kwifatira inzoga nyine aranywa. n'ubwo ubwo mu masaha ya saa 8, mu masaha y'ayo masaha 8 turimo kurya iyo myumbati, abarongera atubwira ati muhaguruke mugende dushyiremo imbaraga, dushyiremo courage, turi hafi kuhagera. kumbi ntaho turagera, ntaho turagera, turacyarimo kugenda. inzira amaguru yabyimbye, ibinya byaje mu maguru, twanyweye amazi. noneho igitangaje,
twageraga ku bantu bari gutonora imyumbati. Murabizi ko muri biriya bice bakunze guhinga ikintu kijyanye n'imyumbati. Muri soko rya Vunga muri biriya bice bakunze guhinga ikintu kijyanye n'imyumbati. Bahinga imyumbati ku buryo ku rwego rwo hejuru. Nuko twabonye umukecuru wari uri hepfo, tuhita tunyaruka tujya gufatayo imyumbati yo guhekenya. Mbaza ngo byagenze gute? Twagezeyo dufata imyumbati, umufuka turabangabaza. Umukecuru yabonye nta kindi kintu nyine yakora, abona ukuntu urwanka rwaturenze, utu tuboro twabyimbye, twageze twahombanye, amaso yajemo ingonera. Murabizi inzara y'abagabo, abagabo benshi badukurikira hano rwose inzara murayizi, uwahuye n'inzara ntabwo bihishira, inzara barayizi. So nuko uretse ko Imana nyine igenda irinda umuntu muri izo nzira zose, Imana igenda irinda umuntu ikamuha kwihangana. Imana yaguhaye kwihangana, nta buzima utacamo. Nshuti yanjye, nshuti y'Imana udukurikiye, nta nzira Imana itagucishamo, kandi iyo ugize kwihangana iyo nzira uyicamo byanze bikunze. So ubwo rero twafatiyeho tuva muri iryo soko rya Vunga. Ubwo niko twagendaga twitwaje ibicupa by'amazi, imyenda, amasafuriya, amasahane, matera, ibintu byose nyine, ikintu cyose gikenerwa mu nzu twari twagitwaye, twari dufite mu nzu cyose. Nuko turakomeza turagenda, reka tuzagereyo rero nko saa 9. Reka tuzagereyo saa 9, twaturutseyo saa 9 z'ijoro. Tugereyo wa musaza watuzanye ahita yigendera, ahita dukwepa pe tumubure. Ubwo natwe dusigare turi aho ngaho dutegereje, turimo tubazabaza ntese amakuru ya hano bimeze bite, mubayeho mute. Ubwo kugerayo ntago ari twe gusa twari tuhari. Twagezeyo dusanga abantu baturutse mu turere tugiye dutandukanye. Twagezeyo dusanga hariyo abavuye Ngororero, abavuye Musanze, abavuye Butare, abavuye Muhanga, Ruhango. Umva, mu turere tugiye dutandukanye bagendaga bafata abo bantu, bisa nkaho yari bizinesi yakoraga. Uwo musaza bisa nkaho ari bizinesi yikoreraga, nta kindi kintu, ubundi we agahembwa. Noneho njyewe mu iryo joro ryo kuwa 4 nararose, naje kugira inzozi, niba nabyita nk'iyerekwa, niba nabyita inzozi sinzi uko nabyita, ariko njyewe nkeka ko ari nk'iyerekwa, kuko ibyo nabonye mu iryo joro n'ubundi ku manywa narabibonye. Mw'ubwo buzima nari ndimo uwo munsi, ibyo narabibonye. Naje kugira inzozi ziteye gutya rero. Naje kugira inzozi mbona ndi ku kigo cy'abanyeshuri, nicaye hakurya yacyo ndimo nkireba neza. Icyo kigo cyari gikikije uruzitiro rw'imiyenzi. Nuko ako kagari ntakibuka twari twicayeho, hakurya yaho hari akagari, hakurya yaho hari akagari aho ngaho twari twicaye. Noneho turi ahantu hitaruye tureba cya kigo neza cya primaire. Ndangije mu iryo yerekwa nabonye, nza kubona hacaho umumotari ahetse umunyeshuri w'umukobwa, umwana w'umukobwa w'umunyeshuri ukiri mutoya. So mu iryo yerekwa rero nabonye, ntabwo nabyitayeho, navuze ati n'ubundi bisanzwe, kuko n'umuntu ararota nyine, mbyita inzozi zisanzwe. Kumbe ni icy'Imana yagiraga ngo inyereke, ariko simbyiteho nyine. Kwa kundi Imana ikwereka ikintu mu nzozi ntubyiteho, ugashaka mbese kubikerenza. Ikintu Imana yakubwiye ntukazajya ugikerenza, cyangwa se ikintu inzozi zakweretse ujye ushyiramo nawe usisengure urebe. Nuko ndakomeza
ubwo mw'ayo manywa yose muri ubwo buzima turimo nagiye kubona mbona twicaye hantu nahindukije amaso gutya mba nkubise amaso hakurya mba mbonye cya kigo mu kukibona ntekereza ahantu naba nabonye icyo kigo nsubiza ubwonko inyuma nzakwibuka yuko nigeze kubibona mu nzozi. nari nicaranye n'undi musore ndangije ndamubwira ati ibintu tugiye kubamo tugiye kujya gucamo ubyihanganire kandi nibiza kugenda bibi uze kwihangana kuko ntabwo ibi bintu ari amahoro. njye narangije kubibona. turakomeza rero umusaza tuba turaruhutse neza twongeye tunyweye amazi turaruhuka tuba dutangira urugendo. ubwo twari dushigaje urugendo rw'isaha imwe kugira ngo tugere aho hantu. ubwo twaragiye saa 9 mu kadomo z'amanywa nibwo twari tugeze aho ngaho kuri teri aho tugomba gukorera akazi. ariko uwo musaza mu kuvugana nawe ibyo yatwijeje byose ntabwo ariko byari bimeze. twarahageze dusanga abo bose bahari batubwira ukuntu amasuka amarasoro tuzajya tuyigurira, batubwira ukuntu inzu tuzajya tuyishyurira, batubwira ukuntu tuzajya twishakira icyo kurya. kandi ubwo aho hantu twe tugiye ni mu misozi kugira ngo uzabone amazi, kugira ngo uzabone resitora ni ugucucumuka ukajya hasi kuko hari mu misozi ikomeye ikakaye. nuko uwo musaza turabaririza tubaza abo bantu baratubaza ati se mwebwe ubwo mugiye he? ubu mutaye akazi kanyu, muta abagore banyu, mugiye kuza gukorera amafaranga, natwe twabuze uko dutaha. nuko biraducanga tangira kwibaza uko tubaho n'iki. ariko turavuga ati ubwo amafaranga ni menshi ibyo twanabigura nta kibazo. ubwo umusaza tujya kumushaka aho yari yagiye kwinywera inzoga. ubwo urumva we yari arimo araserebura intsinzi ko yabigezeho, yari arimo aserebura ko yabigezeho rwose. ubu bagiye kumwerera amafaranga akongera kujya guhiga abandi nyine kuko yari bizinesi yakoraga. nuko ubwo rero ubwo buzima twaje kubamo cyangwa se uwo munsi uko twari tubayeho, inzara yari yose, inyota yari yose, wanywaga amazi ntagere ku mubiri, umutwe waturiye, izuba ryaducaniye, imvura yagiye itunyagira twugama inzira hirya no hino imihanda yose. byari bikaze uretse ko Imana ari irinda umuntu no kwihangana bikomeye. nuko umusaza tuba turamushatse yari yagiye kwinywera inzoga. umuntu buriya winywera inzoga rwose aba ari no stress. yari yagiye kwinywera inzoga tuba turamuhamagaye ati ngwino utwereke akazi, ngwino dutwereke icyo tugomba gukora n'ibyo waduhamagariye turebe ko tuzabibasha dukomezanye. nuko umusaza abaraje aratweretse abatujyanye muri iyo misozi. tuvayo kureba ibyo tuzajya dukora, turanyurwa twumva nta kibazo. abatugejeje aho ngaho ku macumbi nyine tuba twabitse n'ibikoresho twabishyize mu nzu tubishyira aho ngaho turatuza. umusaza turumvikana abahamagaye nyirugupatana iyo misozi cyangwa se ibyo binogo. nyirugupatana baramuhamagaye kuko we ntago yari ahari, nawe yari atuye kure. ubwo turamuhamagara kuri telefone abatubwiye igiciro cy'uko gahunda zimeze, uko tugomba gucukura, uko ibyo binogo biteye, uko amafaranga agomba kuba ahagaze, uko umushahara umeze. nuko abaratubwiye yahamagaye uwo musaza wari watuzanye
arangije aramubwira ati amafaranga bagomba gukorera ni amafaranga ibiceri desa, ibiceri 200, 200 ibiceri 200. ubwo hari nko muri ryari? Ejo bundi ntabwo ari kure, ni 2023 nyuma ya Yego. kovide, nyuma ya kovide nibwo uwo musaza ahise atumenyesha ati rero amafaranga mugiye gukorera ni ibiceri 200, kandi irasoro ni ukuyigurira, igitiyo ni ukukigurira, inzu ni ukuyishyurira, kandi mu ibyo byose mu gupatana yari yatubwiye yuko ibyo byose nta birimo bwo kwishyurira inzu kugira gute, ibyo byose ni ibitureba, ni twebwe bigomba kureba kuko ni twebwe twari tuje gukora akazi. ubwo mwako kanya umujinya wese udufata, abagabo buriya bakunda kwivumbura neza, abagabo bivumbura neza, bahise bivumbura bari kubita baragenda. Nanjye ubwo nahise nibaza se umusaza tumukubite, uyu musaza tumukorera iki, duhamagare leta se iraducyura, bimeze gute? Biratuyobera tubura uko tubigenza. Ubwo nyine ubwo ngewe nk'uko gutekereza kwanjye nashidutse nsanga abagabo bandurutse barimo bazamuka umusozi, barimo barenga umusozi. Ndavuga ati subu ni ngiye gusa ugiye gusigaramo hano ngiye nyine muri iyi misozi? Umuhungu we yagiye, abo twazanye bagiye, ngiye ntabwo nanjye nasigara. Nanjye ubwo mfatiyeho, nawe uburagiye. tuba dufatiyeho, twongera nta kuruka nta kurya nta, twongera turavunura turataha. Tumaze gutaha mbaza ngo bwaje gucya tukigenda wapi, twaragiye twageze mu isoko rya Vunga nanone mu masaha ya saa 6, twageze saa 6 bishyira hafi saa 7. Noneho hari umusore, hari umupapa twari turi kumwe, arambwira ati rero hano hari umuntu nzi utuye hakurya, nuko mpibagiwe, wenda hibagiwe, yari atuye hakurya yaho, kuva aho ngaho mu isoko rya Vunga ugerayo hari harimo urugendo rw'isaha. Ubwo aramuhamagara aramubwira ati ko twahuye n'ibibazo bimeze gutya gutya na gutya, nta kuntu watweranja ukaduha icumbi. Aramubwira ati se byabagendekeye bite? Aramubwira ati reka yewe ndeka ndaza kubikubwira nimpagera. Ubwo yumvishe ko nyine turi mu buzima bugoye, aramumenyesha. Uwo mugabo yahamagaye aradutekera, agira gute, turagenda. Nuko twongera dufata urugendo. Ngewe ariko kuri ngewe narabahaye igitekerezo, ndababwira ati mwaretse tukaryama muri isoko rya Vunga. Baravuga ati wapi, ntabwo twaryama hano mu isoko rya Vunga, hano hari ibirara byinshi bicukurira imicanga, byaza kutwiciramo cyangwa se bikatwambura n'utwo twifitiye. Nuko birangira gutyo nyine, dukomeza inzira turagenda. Nk'uko mwaho ngaho turi muri iyo situation mwaho mu isoko, naje kugira igitekerezo kuko inzara yari yankubise yanyishe byahatari, numva nshonje, ntangiye guhuma neza. Bamamagaye mushiki wanjye, noneho ngewe nigirira n'inzara ikomeye. Nge nigira inzara ikomeye kuko ngeyo nshonje mitangira stress, umutwe ukandya. Nuko turavunuye rero, tuba turagiye turaye kuri uwo mupapa, turaryama. Tugezeyo dusanga yatwiteguye, imvura yatunyagiye, nta twabonye twugama kuko imvura yadufatiye ahantu mu ishyamba. Aratugaburira, aduha ibyo kurya, turaryama. Tumaze kuryama bwarakeye. Ubwo inkuru yanjye irakomeza. Ubwo niba iki kiganiro mwagikunze, niba ubu buhamya wabukunze, urandika muri komenti, tuzakomeza iyindi parite, ukuntu naje kugera mu isoko ry'Imusambira,
aho kugira ngo nkomeze aho nacumbikaga, nkomeza ahubwo njye i Kigali, ukuntu naje kubaho nkakora sekirite, nkagera gute Imana ikampindura ubuzima, nkaba ndi uwo mubona uyu nguyu, nkaza kugira gutya uko nariye batiri y'inshuti yanjye twari turi kumwe, uburyo nayigurishije ikavamo tike. Mbese iki kiganiro nugikunda, ubuhamya nubukunda, nzagaruka mbaha detaye, ubuhamya burangire neza. Murakoze. ewe ubuhamya ni ukuri kw'Imana bunyigishije byinshi, ndakeka n'abazabyumva hari ibyo bazakuramo. Yeah. Nese niyo ni iki wabwira aba bantu b'ababosi bafata abantu mbese bakashaka nko kubagira abacakara bitewe n'ubuzima bahagazemo, gira nk'ubutumwa wabagenera? Njyewe icyo nabwira abakire, nubwo hari abavuga ngo abakire ngo harya bavuga ngo ikiranga abakire si abantu. yes, abakire ngo si abantu. Abakire ni abantu, ahubwo umuntu mubi ni wa wundi n'ubundi muri kamere ye asanzwe ari mubi. Ngiye ubutumwa nagenera abakire, cyane cyane ngiye n'akazi ko mu rugo naragakoze, naragakoze cyane ndakazi. By'umwihariko reka mvugire abo bakozi bo mu rugo, kuko buriya nibo bakunda guhura na situation nyinshi. Umukozi wawe ntakaba atagize, ni ukuri ntakaba atagize, wamusigiye umwana ari buteke, ari bukorope, ari bwoze ibyombo, ari buhanagura amadirishya, ari busasire abana, ari bubose. Ibyo byose ugasanga hari ibyo atakoze, hari ibyo atakoze. Wowe ukaza umwuka inabi, umubwira nabi iki, genda gake umubwire neza ati bino kuki utabikoze, azagusobanurira impamvu atabikoze, nawe ubashe kugira gute kumukosora, cyangwa se umufashe mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Murakoze. urakoze cyane. Abantu bazatwandikire muri komenti, abantu bakunze ubuhamya bwawe bazatwandikire muri komenti, nabo batubwire ukuntu babyumva, nabo batanga ibitekerezo byabo. Turagushimiye rero. Hano ngaha ni YouTube, buri umwe wese wifuza kuduhereza ubuhamya, wifuza kuduhereza inyunganizi, amarembo arafunguye. Rero wakoze, ikiganiro nakagaruka. Reka dusoze dusenga, kuko buriya mu buzima bwacu tubayeho, Imana iraturinda kandi ujye uyambaza uko bwije uko bukeye. Amen. Data mwiza, Data Nyiringabo Imana, twongeye kugaruka imbere yawe, dushimye ibyo wadukoreye mu myaka yatambutse. Hari benshi twabonye bapfuye, hari benshi bavuye mu mubiri, hari benshi bahuye n'indwara zitandukanye, amakanseri. Ariko Mwami mwiza, twebwe uracyaturinze, nta n'uburwara nta n'ikirondwe kiratuzaho. Mwami mwiza, ndagushimiye kuri Imana idahemuka, kandi uri Imana ivuga bikaba. Waraturinze, wabanye natwe, waratugaburiye, wadukijije inzara, hari aho wadukuye, hari naho watugejeje. Tubaye tugushimiye Mwami mwiza Nyiringabo Imana. Ni ukuri ubuhamya bufasha ababukurikiye, bubafashe, bubakure ku mutima, kandi Mwami mwiza ubuherekeshe imbaraga no kwihangana kwinshi. Bagira ukwihangana, bagira ubutwari bwo kwihangana mu buzima bwose bacamo, mu ntambara zose bacamo, mu rugamba rwose bacamo, mu bigeragezo bahura nabyo. Mwami mwiza ubane nabo kandi ubakomeze mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye umukristo wese waguye, nsengeye umukristo wese ugenda mu nzira Imana itamushakamo, ngo Imana imugarure mu rugo. Kandi Mwami mwiza Nyiringabo, umunsi uzadukorera ibindi birushije ibyo wadukoreye, nabwo tuzagushima kugeza igihe tuvuriye mu mubiri. Data mwiza niwe Mana, kandi uzahora Imana iteka ryose. Bisabye mbyizeye mu mbaraga zawe. Amen. Amen.